Mama Mukura yitabye Imana. Ubu ngubu noneho ngiye kubagezaho inkuru ibabaje cyane, ni agahinda kandi ni intimba yuzuye umutima ku bafana b'umupira w'amaguru, by'umwihariko yaba Mukura nk'uko n'ubundi bamwitiriye ngo ni Mama Mukura, ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Bakunda kuvuga yuko umukecuru cyangwa se umusaza upfuye witabye Imana ari inzu y'ibitabo ihiye. Noneho uyu nguyu kuko yatangaga ibyishimo ku banyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi, ahubwo twanavuga yuko ari inzu y'ibyishimo ipfuye. Ibi ngibi twavuga yuko imyidagaduro yo mu Rwanda yahungabanya bitewe n'uyu mukecuru witabye Imana. Iyo yafanaga aya makipe yombi byari ibintu bishimishije cyane kandi byari ibintu binezeza abakinnyi ndetse n'abafana. Birababaje, yari umukecuru usheshe akanguhe ndetse w'imyaka myinshi mu bigaragara ku mafoto, ahangaha anafana ndetse n'umukuru w'igihugu ari we Perezida Paul Kagame, aho yamwamamazaga. Urabona yuko ari umukecuru ufite imyaka myinshi ariko aroroheje cyangwa se afite intege nke, ariko ku bigaragara afite imbaraga nyinshi mu mutima ndetse no mu bwonko, kuko ibintu byo gutanga ibyishimo ku bafana byari ibintu bye. Ariko kuri ubu ngubu none ngo byarangiye, ibyo byarangiye, yitabye Imana. N'agahinda, reka tuvuge tuti ripu, ruhukira mu mahoro mukecuru cyangwa se mama wacu. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye, nk'ibisanzwe wahageze. Ni ku Buvumbuzi Show. Ikiganiro nk'iki ucyumva ni ikiganiro Menya Byose, mugezwaho na Ken Chris. Kangusabe n'ubundi wowe utarakora subscribe ko wayikora, maze like na share kugira ngo ibiganiro bijye bibasha kukugeraho, ibiganiro byiza nk'ibi maze bigere kure hashoboka. Umutwe w'inkuru bawisati Mama Mukura yitabye Imana. Umufana ukomeye w'ikipe ya Mukura Victory Sport El Waziri y'ikipe y'igihugu Amavubi, Mukanemeye Madeleine, wamenyekanye nka Mama Mukura, yitabye Imana ku myaka ye 103 azize uburwayi. Uyu mukecuru nta nubwo yari na mutoya, kuko kuri ubu ngubu wari yujuje imyaka 103, ariko mu mbaraga nyinshi yo wabonaga ari gufana, kuko nta nubwo yatinyaga gufata vuvuzera agafana koko. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 3 Kanama 2025 nibwo hamenyekanye inkuru y'akababaro ko Mukanemeye yitabye Imana. Uyu mukecuru yajyanywe mu bitaro bya Kabutare muri Werurwe 2025, ataramaramo umunsi n'umwe araremba, yoherezwa mu bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB. Amakuru igihe yamenye ndetse yamenyeshejwe n'umuvugizi wa Mukura FC Gatera Edmond nuko uyu mukecuru yitabye Imana. Ati, natwe twatunguwe no kumva ko uyu mukecuru yitabye Imana bitunguranye muri iki gitondo. Ejo yaratashye atararyama bisanzwe kuko yari yaravuye kwa muganga, ariko mu gitondo basanga yashizemo umwuka. Ati, bishoboke yuko yapfiriye mu rugo. Yongeyeho ko ubuyobozi bwa Mukura buri gukora ibishoboka byose ngo aherekezwe neza nk'umusportif wabereye urugero rwiza abandi. Ati, twamufataga nka nyogokuru w'abakunzi b'umupira w'amaguru bose, kuko si Mukura yakundaga gusa, ahubwo n'ikipe y'igihugu yayikundaga. Yabaye intangarugero kuri buri wese. Ni ngombwa cyane rero ko tumuherekeza neza, kandi abasize tukazatera ikirenge mu cye. Mukura igiye gufatanya n'umuryango wa Mukanemeye ndetse n'abandi bakunzi ba siporo mu gutegura uko azaherekezwa mu cyubahiro. Mu 1922 nibwo Mukanemeye yabonye izuba mu mudugudu wa Kabitoki mu kagari ka Munazi mu murenge wa Save ho mu karere ka Gisagara. Ni umuhererezi mu bana 8 bavukana. Yize amashuri abanza hafi y'iwabo, ariko ageze mu mwaka wa 3 arayacikiriza ajya gukora akazi ko gutekera ababikira i Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Aya namwe mu mateka ye.
Mu 1965 nibwo yashatse umugabo afite imyaka 43 y'amavuko ariko nta mwana babyaranye. Muri 2022 Mukanemeye yabwiye Igihe ko yatangiye gukunda umupira w'amaguru akiri muto yiga mu mashuri abanza ndetse akagerageza no kuwukina. Uyu mukecuru birababaje ngo nasize nta n'umwana umuvukaho cyangwa se umukomokaho asize. Yagiye akunda kujya kureba umupira w'amaguru aho abahungu bari gukinira mu karere rimwe na rimwe nawe agakinana nabo. Ubwo yari inkumi yagiye kureba imikino y'umupira w'amaguru yitabiriwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Mu 1963 ubwo Mukura FC yashingwaga yamenye ayo makuru atangira no kujya ajya kureba imikino yayo, yisanga ari umukunzi w'umufana wayo kugeza n'ubu. Mukanemeye w'imyaka 103 avuga ko ubusanzwe ikipe afana kandi akunda ari Mukura FC ariko akunze no gukurikirana amakuru y'ikipe y'igihugu Amavubi. Ngayo amakuru makeya Igihe yabashije gukusanya kuri uyu mukecuru utari na mutoya ku myaka ye 103 wari ugifite akabaraga ko gufana, aho atatinyaga ngo no kuvuza vuvuzera mu gihe iki gikoresho gisaba umwuka mwinshi ndetse n'imbaraga, ariko uyu nguyu yabibashaga. Ku mafoto muragenda mubibona. Ni agahinda, ni ishavu ndetse ni n'intimba ku mutima, yaba ku bakinnyi, ku bafana ndetse muri rusange imyidagaduro yo mu Rwanda. Tubuze umuntu ukomeye cyane. Nk'uko natangiye nababwiye yuko kubura umuntu ukuze gutya ari nko kubura inzu y'ibitabo. Ni nk'inzu y'ibitabo ihiye, n'inzu y'imyidagaduro rero muri rusange, kuko uyu nguyu ntago yari nararibonye mu kutwigisha, ahubwo yanaduhaga n'ibyishimo. Bivuze ngo n'inzu y'imyidagaduro yahungabanye, yanyeganyeze. Ibi ngibi birababaje, ni agahinda. Gusa nimumfashe tumuherekeze mu cyubahiro tunavuga tuti RIP cyangwa se ruhukira mu mahoro. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Nkwisabira wowe utarakora subscribe maze like na share ko wabikora kugira ngo inkuru nziza nk'izi zijye zibasha kukugeraho kandi zikugereho ku gihe, zinabashe no kugera kure kandi kure hashoboka. Iyi yaremenya byose nk'ikiganiro gica ku buvumbuzi show. Njyewe ukibagezaho ndi Ken Chris. Reka mbasezereho n'ubundi mbabwira yuko inkuru nziza nk'izi nzakomeza mbacukumbura kandi mbagerera kure ahashoboka. Reka mbabwire nti hasta la vista.